Iyo utangiye gutera imbere hari abantu bakwitaho ukundi, hari abakureba bagaceceka, hari n'abakuvuga inyuma. Uyu munsi tugiye kureba impamvu 12 zituma abantu bagutinya iyo utangiye gutera imbere. Impamvu ya mbere, utangira kubarusha. Abantu benshi bakunda kujya hejuru yawe. Iyo basumbye bahita bumva babaye kurushaho, bakabura umutekano. Nayo impamvu ya kabiri, ubasenya mu kwigereranya. Successful yawe ibibutsa ibyaba bakoze. Nayo impamvu ya gatatu, uba ufite discipline. Abantu benshi batinya umuntu uzi icyo ashaka kandi utangiye gutera imbere vuba. Nayo impamvu ya kane, ntukiri easier to manipulated. Iyo ufite amafaranga, knowledge cyangwa confidence, ntibagucunga byoroshye. Nayo impamvu ya gatanu, utangira kuvuga hoya. Kuvuga hoya bituma bibatera kugutinya no kukubonamo umuntu woroshye kandi wahindutse vuba. Impamvu ya gatandatu, ihindura environment. Iyo utangiye kugera kure, ushobora kuva mu matsinda amwe n'amwe. Ibyo bigateretse kiriti mu bandi. Nayo impamvu ya karindwi, uba ufite confidence. Confidence ituma abantu bamwe na bamwe ubabangamira. Nayo impamvu ya munani, uhindura silent na strategic. Iyo utangiye gutekereza cyane mbere yo kuvuga, bamwe babyita kwirengagiza. Nayo impamvu ya 9, uba ufite vision nini. Abantu badafite vision bumva ko ufite direction isobanutse, bakumva barababaye cyane. Nayo impamvu ya 10, ntukiri muri drama. Iyo utakishora mu makimbirane rimwe namwe, bamwe bavuga ko ubirengagiza. Nayo impamvu ya 11, uba ufite standard. Iyo utangiye kugira ibyo wanga n'ibyo wemera, bamwe batangira kugucira urubanza. Nayo impamvu ya 12, ugaragaza kubisobanuka. Success yerekana ibintu bisobanutse kandi ibyo bitera bamwe ubwoba. Ukuri gukomeye, iyo abantu bagutinya kubera iterambere ryawe, si buri gihe haba ari urwango. Rimwe na rimwe ari insecurity yabo no kwigereranya n'ubwoba bwo gusigara inyuma. Ntugahagarike gutera imbere kugira ngo abandi bumve neza. Ese wigeze kubona abantu guhindukirira kubera gutera imbere? Ni iki cyatumye abantu baguhindukirira bagatangira kwitwaraho ukundi? Twandikira hasi muri comment tuvugane, ukande like, ukande subscribe. Niba ushaka ibiganiro byimbitse kuri Mindset Successful n'iterambere.